twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media ya Rwanda. Tugarutse mu kiganiro cya none, turi kuwa gatatu, turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi. Ngendi Jean de Dieu Kanijabo ndi kumwe na Ndayisenga Clement. Yego na mahoro ya urebye kwezi kwa karindwi komeze gute ko kwa gatandatu nge kutambaniye urasi wewe wenyine si urwumwe n'umwana w'umunyarwanda kwa karindwi se we bite kwa karindwi narwo ndabona nta bimenyetso by'ibihe ko hari ikinyuranyo no gushize angere rwose ndi kubona wapi ariko umuntu aravumiriye umunyarwanda byaye umwana mwitavumiriye Alexis bitemwa ye ni sawa kabisa wowe se ubiti ukwezi urabona kuri uretse n'ayabiri uri kuvuga n'ayabanje byari nta kigenda none se wabonye ko Mbabazi Shadia amenyekanye nka Shadibu yagize atya umuvandimwe ngo yikojeje Butare muri rehab ngira mu minsi yashize nibwo twabonaga inkuru ivuga ko uwitwa Umukaraza Yugi ngo yagiye mu rugo yitwaje amacupa 2 y'inzoga barayasangira bamaze kuyasangira ngo abyutse asanga hari byabaye kandi ngo yari no mu kwezi k'umugore nyuma yaho ratanga ikirego Yugi aza gutabwa muri yombi dosiye ngira ngo buri mu bushinjacyaha ariko nyuma ngo yiperereza ndetse no kumupima byavuye muri forensic yihitiyemo kujya muri rehab niko nabonye yego ubwo mfite ibibazo bibiri mpita nibaza icya mbere Yugi ararekurwa urumva icya kabiri nuko wenda wigendanye n'ibyo yavuze nuko nshobora gukeka ko n'ibyo yavuze yatangaje yabitewe wenda na depression oya icya mbere ntabwo ari uko kuba yarivugiyewe ko yabaswe n'ibyo by'ubwenge agasaba kujyanwa muri rehab bikuyeho ko yaba yarakorewe icyaha we mu magambo umbwiye ko ibizamini byavuye ibisubizo byavuye muri Rwanda Forensic Institute byatumye yisabira bivuze ngo hari icyo bamubwiye ntazi bamuhaye ibisubizo ariko siyo wijyanyeyo kamembo ushobora kuba niwe wijyanye ajya kwipimisha yarijyanye agiye no gutanga ibizamini byo kugaragaza ko hari hohoterwa yakorewe mu cyagiye ajya gutanga ikirego ntabwo ikirego cyari kwakirwa ngo kibe cyuzuye hatabanje gufatwa ibimenyetso bya gihanga iyo bafashe ibimenyetso bya gihanga rero baguha raporo iyo raporo baguhaye ishobora kuba yafite n'ibindi bibazo bindi bidashingiye ku byo waje kwipimisha gusa yego no kubyurega ku buryo ushobora no kwishingira ufata ibindi byemezo bijyanye n'ubuzima bwawe nagira ngo manze musobanurire Shadibu atangaza biriya yijyanye nkawe kuri Rwanda Forensic Institute cyangwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nk'urwo yaregeye nirwo rwamo Alexis Roseribu yasobanura uko byagenze acyagiye hariya ntago aregera ku mbuga nkoranyambaga yari yatanze nta station ya RIB iba ku mbuga nkoranyambaga banza musobanurire nyine ubyumve nimunzibiranye buretse gato buretse gusobanurira no kuri buretse nanjye tugendana umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ububwe niwe witangarije ko Yugi Umukaraza atawe muri yombi ntabwo Yugi Umukaraza atawe muri yombi kubera ko hatarezwe ntuza kumbwira ngo icyabaye ngo icyago bakurikiranye icyabaye Shadibu yanditse ku rubuga iyo wanditse ku rubuga ushobora gusabwa n'urwego rw'ubugenzacyaha kugiye kwegera station ya RIB kwandika ku rubuga no gutanga makuru ntago ari ugutanga ikirego none usabwa kwegera station ya RIB kwegereye ugatanga ikirego wamara gutanga ikirego bakakohereza muri forensic kugira ngo bapime bamara gupima bakakohereza kuri Isange One Stop Center kugira ngo Shadibu ntago arakeneye Isange One Stop Center yarayikeneye ahubwo mu kiganiro ngiye numvise kuri BNB Kigali FM yagiranye n'abanyamakuru baho yari yavuze ko yatanze ikirego niyo mpamvu ndi kugaruka kuri ibyo kwera ko muri icyo kiganiro nabyumvise nyine urumva ibyo ni kukubwira wowe no kuri guceramo hagati abitangaza bwa mbere yari yatanze ikirego abitangaza bwa mbere ku mbuga nkoranyambaga ze yandika nta kirego yari yatanze ikirego yagitanze amaze kubigirwamo inama n'urwego ku kirego kidatangirwa ku mbuga nkoranyambaga agomba kwegera station ya RIB cyangwa akajya kuri Isange One Stop Center kuko Isange One Stop Center igira ishami rya RIB muri Isange One Stop Center kuvuga ngo rero icyo gihe rero nibwo hahise hatangiriye procedure yo kwegeranya n'ibimenyetso
abyiyegeranyiriza ku giti cye cyangwa ntabwo ari wegeranya ibimenyetso. kubera ko atari wegeranya ibimenyetso rero bivuze ngo siwe wijyanye kuri Rwanda Forest. Yes, ntabwo ari we wijyanye kubera ko ikirego cye ntabwo cyari kuba cyuzuye nta bimenyetso kukubwira. Hari ibintu bibiri mugomba kunsobanurira, wenda ntabwo ari cyo kiganiro. Kwifata we nka Mbabazi Shadia akitwara hari Kacyiru akavuga ngo njyewe nje gufatisha ibizamini, sibyo? Ibyo ngibyo yari niwe wijyanye gutyo kuri iyo intention, cyangwa yarabanje atanga ikirego urwego ruramufata kugira ngo ikirego cyuzure yagombaga kujyayo. Wait, urwego umugenzacyaha ushaka ibimenyetso ntabwo byakunda n'ubundi ko ikirego cye kiba cyuzuye n'ibimenyetso byuzuye atagiyeyo. Ariko si wijyana ni n'urwego rumujyana. Urega nicyo kintu nshaka mu nsobanuro. Urwego rumujyana, yego, n'urwego rwamujyanyeyo rujya kumupimisha kugira ngo yego. Niba umugenzacyaha arimo yegeranya ibimenyetso muri dosiye iregwamo yugiye umukaraza, agomba gufata ibimenyetso birimo n'icya forensic kugira ngo akajyana nayo Shadia rero icyo yagiye ashaka ni ikimenyetso cy'uko yahohotewe. Hanyuma buretse gato ariko nicyo Clement kubwiye ngo baguha n'andi makuru arenze ay'icyo kirego arebana n'ubuzima bwawe. Attention, buretse gato, iyo urwego rwakujyanye kuri Rwanda Forensic Institute ibisubizo bije bihabwa rwa rwego rwakujyanye, we wibihakana ibyo ngibyo narabihuguriwe. Wowe Clement buretse gato uratandukanya dosiye, hari ibintu bakubwira ariko nawe ndakubwira ibyo. None se wowe wakuyeyo njye ndikubwira ibyo wambwiye. Nyine barakubwiye ndaguha case study njyewe nzi. Sawa, y'urwego rukujyanyeyo, yego, Rwanda Forensic ntacyo mwavugana. Wowe barakubwira ngo ibisubizo byawe twabihaye umuntu urwego rwakuzanye aba ari rwo rugusobanurira. Ahubwo numbwira ngo RIB niyo yahaye Shadia, Mbabazi Shadia, amakuru y'ibyo ngibyo byatumye ajya i Butare, ko ndabyemera. Ariko nuze kumbwira ngo tujye muri reality y'ibintu tubamo, ntabwo turi robot twebwe. Alex ari kuvuga gihwanye n'ibyo kwa muganga, igiye kwa muganga ugatanga ikizamini muri labo, ntabwo umulaborante interpretation zabyo zakabiha umurwayi, abiha muganga. Yego, none wakabinterprete umurwayi. None umva nkubwire rero, tuve mu bintu tujye tubwirwa byose, twumve ko ibintu bakubwira byose uko biri nuko wabyize mu ishuri ariko bigenda. Barabantu ngiye numbwira ko wambaye ntabwo bari abantu ari robo, ni abantu n'ubundi biri kumbwira. Mbere na mbere nujya kubizana ngo ni abantu, ya credibility ya cya kigo irabitakaye kuko icyo nicyo kintu cya mbere. Kamaze nkubwire nta muntu uherutse gupfa mu minsi ishize. Noheli oya ntabwo wumva mvuga abo bantu bose, hari abo twavuze hano abo bapfa bose tuvuga. Raporo wagiye kumupimisha kwa muganga ni urwego cyangwa n'umuryango we? Mpereza amakuru. Umuryango we watangaje amakuru yavuye muri iyo raporo, n'umuryango we cyangwa n'urwego? Ni urwego. Aha, wait, nkuzanire ibintu bibiri bitandukanye, sibyo? Hariya wowe namanze ndanabikubwira kugira ngo unabyumve niba utabizi. Wowe niba ufite umuntu wawe wapfuye mu muryango ushaka kumenya ngo niki cyamwishe, gwenda urwego rutabije ukiyamagara ati nta kibazo umuntu wanjye ndamuje nyinje kumupimisha, uyishyurira ikiguzi n'ibisubizo. Ibyo ndabizi birasanzwe, n'ibisubizo niwe wabihereza. Noneho iyo ari urwego rwamujyanye uvuga ati reka tumujyane tujye kumupimisha, urwego rwishyura ikiguzi, sibyo? Ibyo birazwi, yego birazwi. None iyo case study rero ya Noheli yawe uko ngi ikibazo mfite ntabwo ari yanjye, iyo case study nyine uvuga ya Noheli, umuryango wa Noheli niwe wamujyanye, ibisubizo bihabwa se urwego cyangwa? Nyine nkubajije uwatangaje ibisubizo akabibwira umuryango nyarwanda n'umuryango cyangwa urwego? Ntabwo yabibwiye umuryango wa Noheli, yabibwiye umuryango nyarwanda. Nyine ikibazo Rwanda Forensic Institute niyo yatangaje ibyo, kandi wowe watubwiye ngo kandi usobanura uko bimeze ntabwo mbizi. Mu kanya wari kutubwira ngo forensic urwego rwajyanye umuntu amakuru. Nibyo nyine urwego umuntu yajyanywe n'umuryango, ariko amakuru atangaza n'urwego atamujyanye. Urwego rwakuyeho amakuru rero, kandi aribyo ni kukubwira wowe. Iyo forensic nanuza buretse gato nyine hanze mubwire, reka nze nkubwire nyine ibintu ugomba gutandukanya. Reka banze nkunaga kubindikiranya, reka ngusobanurire neza ko nigo oya nawe utabizi. Nigo turi kumbwira ko urwego rwarabitangaje, wowe uhagaze gute ku urwego? Banza wumve, kamusubize nyuma nyine banze nkubumve. Uretse nyine gato ufite amakuru angana iki 100% akwemeza ko reka nkusobanurire nyine ubyumve. Reka nkusobanze nkusubirize rero.
urwego ntabwo rwajyanye umuntu kwa muganga, yajyanywe n'umuryango we. ariko umuryango ushobora banza wumve nyine wivuga ngo ubanza wowe bakwibwirira mu byo mahugurwa banaguhaye bakubwiye ko n'urwo rwego uri kuvuga raporo ihabwa umuryango niwo witangariza, ntabwo urwego rwivanga muri dosiye z'umuryango utajyanye umuntu. ubuse Alex reka tuvuge ko ujyanye umuhungu wawe kwa muganga sibyo, yakoze accident n'urwo rwego buretse gato forensic iramupimye, amakuru irayahande ribo amakuru iri yama sibyo. aho rero nshaka ko mutandukanya ibintu bibiri. yego uwo nguwo w'urwego umuryango wa Noheli wajyanye Noheli, yego nabyumvise ndabyumva. amakuru yahawe n'ubundi umuryango ninde bari kwitangaza amakuru yavuye muri raporo aho ngakashyira ku karubanda. ese waretse nkakubwira, waretse nkavuga we wasabye umuryango wa Noheli amakuru buretse gato wikimyoza ntararangiza ikibazo wowe banza unyumve mbwira nyine. icya mbere wasabye umuryango wa Noheli amakuru barayakwima cyangwa se ribu niba wenda umuvugizi w'urwego ikibazo ntagarara ngaho kiri wowe uretse nyine baze nkubwire banze wumve nsoza ikibazo. yego ribu ubwo we niki kitasabye umuryango wa Noheli amakuru ikavuga ati mugabo nimutubwire ibyo forensic yababwiye ikabibabwira kugira tubone natwe ibyo dutangaza. none izo double standard se zika izo double standard nyumve oya we urambwira ngo izo double standard kibazo ntibakirangize ntabwo ndakirangiza wimwira ngo ni double standard kubera ko niba forensic yarahaye amakuru umuryango ugaha amakuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukabitangaza, ikosa riri ku manze nkubwire rero ukuntu ibyo bintu ari double standard udashaka kumva. umuryango icyo gihe kuko ari ibintu biba byaciye igikuba usabwa kuba washyira umucyo ku byo havuye muri iryo pereza kuko niwo wonyine ugomba kwitangira ubwo butumwa. niba wandika ngo nyuma y'ibyavuye muri raporo kuko urwo rwego niba rukubwira ko raporo ihabwa umuryango kandi nawe utangaza uje ukaza ubyuka mu gitondo ukaza ugatangaza ibintu by'umuryango kandi waravuze ko umuryango ari wo utangaza ayo makuru. iyo ni double standard. anyways mureke tutaza gutana kuri iyi ngingo twari tugiye muri forensic na Shadia kuko nitujya kuri Noheli tukajya no ku mikorere y'izi nzego biraza kurangira buri wese afite uruhande rwe kubera ko hari wabihuguriwe hano hari n'ufite andi makuru kuri case study. Jewe icyo nashaka kugira ngo tugere twumvikane ikintu kimwe nuko wenda umwari uri kumbwira ngo Shadia yarijyanye ni sawa sibyo bamuha n'ibisubizo ariko yarijyanye urwego nirwo baha ibisubizo urwego rukamusobanura wenda ibyavuyemo ibyo yashakaga wenda akaba yagirwa n'inama yo kujya hehe ibutari naho rero nkongera kandi kantu nubwo bakubwira ngo bahe urwego mbere na mbere urwego sigo ruba rurwaye ubimenye n'uriya muntu amakuru yageraho mfite case study z'amakuru yagezeho byanyuze muri izo nzira ntabwo urwego ruba rurwaye ibintu uri kumurwayi uve mu mapuro ntabwo ari impapuro sinshobora kubyemera kubera ko nakoze kwa muganga niyo waza wisize insenda ari n'umugore wawe ukamuzana ukambwira ngo mbwira ikintu arwaye nakubwira ngo nge ndi umulaborante nakubwira ngo ntajyo ijya kubwira muganga wakohereje agusobanurire kuko kuko ibyo ngomba kumwana ibyo genetike niko bigenda birazwi abantu bose ubikora gutyo aba atandukanye n'umwuga gose umunyamwuga ariko se bivuze ko biba yabikoze Alex gutandukana n'umwuga n'ubwa mbere abyumva niyo umuntu ajya muri moroga akata ku muntu kugeza ubwo bamukurikirana akabafunze uraza kumbwira ngo nta muganga tuzi wakoze ejo bundi nta mwarimu tuzi ejo genetike oya nyine we impamvu ndi kubikubwira gutyo niko ngewe ibyo ngibyo wenda muri Rwanda Forensic narabihuguriwe ndabimenya ariko ntabwo wabitubigeneraliza bishobora kuba kuri case imwe ebyiri ariko urahakana ko bitabaho nicyo kibazo buretse icyo nashaka kugira ngo nicyo tumye tunagira aha ngaha bari kuvuga ngo Mbabazi Shadia yisanze ihuyate ni urwego rwamugiriye inama cyangwa ni Rwanda Forensic yamugiriye inama ngende kuvuga nti niba kuko statement rero yuko byagenze kugira ngo byumve neza kuko no muri kiri gushidikanya kubera yuko ubundi no nkuru yanazamutse nyuma yuko yari amaze igihe kinini abantu bavuga ko Shadibu afunze. urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruvuga ko Shadibu adafunze ahubwo hashingiwe ku bisubizo byo muri Rwanda Forensic Institute byafashwe igihe cy'iperereza ku bushake bwa Shadibu. Ni ku bushake bwe kuko Rwanda Forensic Institute ntabwo yaza kugufata ibizamini utabishaka. Nyine banza wumve aho ngaho. Utabishaka oya, ushema ntabwo ararangiza interuro. Ku bushake bwe yijyanye. Attention, banza wumve ku bushake bwe. Yijyanye se? Urumva? Erega kaje kujya kwa muganga. Abo ubugenzacyaha bwamwohereje rero ni muri rehab.
ubugenzacyaha bwamwohereje muri rehab nyuma y'ibyafashwe ntabwo bwavuze ko bwamwohereje nibyo nyine nyuma y'ibyaha ibyo nibyo nashakaga ni urwango ngo Runoza Mbabazi Shadia yisanze i Butare kubera ubufasha ubugenzacyaha bwakoze bitewe n'ibisubizo byavuye muri Rwanda Forensic kubera ko n'ubundi Shadia yagombaga kujya hariya bwanakujyanye bwanakugejejeyo kavuga ati reka ibi ntimubifata kuko n'uburenganzira bwe ibyo niba utabizi ubimenye ndabizi ni uburenganzira niba rero Shadia yaravuze ati njyewe nta kibazo ni mumpime rwose mumpime ibintu byose cyangwa mumpime ibiyobyabwenge nibyo nakubwira ko nanafashwe ku ngufu sibyo ubwo n'ubushake bwe kubera ko urwego nyine nta rugo rugira umubiri birakuruka aho ngaho si aha ngaha iyi nteruro muri kuyisoma nabi umuvugizi w'urwego RIB Dr Murangira yemeje ko yoherejwe ku bushake bwa apana uretse gato apana muri forensic muri rehab mwikitiranye ibintu oya muri nibyo kunama yafashe ku bushake bwe muri yoherejwe muri rehab okay umva reka nkwereke amakuru y'uko Shadibo yajyanywe muri Isange Rehabilitation Center igihe yahamijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira wemeje ko yoherejwe ku bushake bwe muri rehab yego aha nibyo rero aho ngaho niho mwari muri oya ariko nanone urebye ibyo ngibyo urebye ko byafashwe oya ibyo byafashwe banziraho bafatiye ibipimo nanone hejuru ko yego avuga ko byagenze bite ati ntabwo Mbabazi Shadia yafunze ahubwo dushingiye ku bisubizo byo muri RFI ubwo byafashwe igihe cy'iperereza ku bushake bwa Shadia ibintu byose ni ku bushake bwerega muri ibyo nibyo ndi kuvuga ntabwo rero ariko none yari kwisangayo kiriya cyaha kitabaye cyabaye imbarutso yo kugira ngo ajyeyo n'ibyo byose bifatwe n'ayo makuru yose aboneke kuko nicyo njyewe navugaga ushobora kujya hariya wenda ujyanywe n'ikintu kimwe ariko akavuga ati cyangwa wenda na physical appearance yawe nuko abantu bakubona n'uburyo wagiye ku mbuga nkoranyambaga abantu hari umuvandimwe yavuze ngo nisanze muri ibi kubera agahinda gakabije sibyo bitewe n'uburyo wakubona bata ariko se wanapimishije wenda ibi ngibi akabyemera akahita bipimisha yego Clement nagira ngo kino kiganiro uyu ni umwe mu bantu bamenyekanye cyane mu myaka ya vuba ishize aramenyekana cyane aramamara Shadibu hari igihe ubwo Slay Queen mu kinyarwanda mu byita nta kizina waribonera aramenyekana cyane rwose imbuga arazititiza zaba izo mu Rwanda no muri East Africa ku buryo ari umukobwa w'ikimero rwose ariko niba bajya bavuga ngo nta mugore gishongore ngo simbizi ukuntu bajya bavuga ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami ubushongore bw'umugore ngo nibuhoraho sinzi ukuntu mu kinyarwanda babivuga ukuntu n'ubundi ariko urumva ibyo birasanzwe ngo nta mugore w'igishongore ubaho uhoraho kubera yuko n'ubundi imyaka igenda ikura n'abandi bagusimbura ariko bigenda bihinduka ako kantu nk'imyaka iranjyanye kandi no muri iyo ndirimbo yari arimo ikomeza so Clement ndagira ngo hano tuganire kuri iyi rehab mu by'ukuri bigaragara ko ari igisubizo gikomeye ku bijyanye n'umubare w'abantu yagiye ifasha ndibuka umuhanzi witwa Gariel Ways byaravuzwe arya nande wundi na babu umukobwa w'inzobe gutya yego bajyanywe nabo mu bihe byashize nuko biza kugaragara ko iyi rehab mu by'ukuri ijyamo abantu bakeneye kugaruka mu muryango nyarwanda bitewe n'ingeso bagiye bagaragaramo ariko se Clement ni buri muntu wese ushobora kujya muri rehab kuko irazwi mu gihugu imaze kumenyekana ni rehab ya leta hakurikijwe amakuru inacungwa na polisi y'igihugu yego ariko se ni buri muntu wese ngira ngo Alex twigize tujya ahantu Huye duhurirayo n'umwe mu bantu bayifitemo inshingano uramwibuka Clement iyi rehab ubu mu gitondo nabyuka nkajyayo cyangwa tuzajya twumva gusa amazina y'abantu bazwi b'ibyamamare bavuze ngo ku bushake bwabo basabye kujyanwayo cyangwa se boherejwe kugira ngo bakabaye banagezwa imbere wenda y'inkiko uri rehab ushobora kubyuka ikijyanayo ahubwo wenda ka kantu Clement yavuze ko umukobwa ubwiza bwe mu mugezi bwame ahubwo ubwenge bwe bukamutinzayo nawe watinzweho n'ikofi yawe cyangwa icyatuma urambayo cyangwa unahabwa serivisi mu by'ukuri byaterwa n'amafaranga kuko ni ibigo byose bya rehabilitation ku isi hose ngire ngo ntabwo bihendutse
icyo kintu abantu bajya bakimenya, ntabwo bihendutse pe, kuko n'umuganga rwose ukwitaho mu bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe ntabwo aba ahendutse. Niyo wamushaka rwose uzamuhamagare baba kansara basanzwe baza kukuganiriza bisanzwe, uzabyumva sesiyo imwe wenda y'isaha imwe muri kuganira, uzumva amafaranga guca. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye kame mu muntu uza gukora ku mitekerereze yawe, ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Noneho iyo bigeze ku kintu cyo kugukura ku kintu cyakugiza imbata, nubwo rwose nyine iyo tugeze muri iyi domene mba numva ndimo. Iyo umugore yazaga kubyara waramubwira, umubyeyi yazaga kubyara waramubwira ngo ni wowe ugiye kubyara, ntabwo ari ugiye kubyara. Aho kugira ngo uyu mwana tumubone twese tumufate 90%, hafi n'8 biragirwamo uruhare nawe. Ati rero no muri aba ngaba rero bajya muri rehabilitation, uruhare runini n'ubundi ruba rufitwe nabo, kuko iyo umuntu abyutse umuntu wisinzirije n'ubundi ntakanguka. Muri rehabilitation abantu benshi bajyayo, ahubwo aho tumenya ni ibyamamare babanyuza no mu itangazamakuru, bimeze nka za manza. Urebye imanza zicibwa mu Rwanda nko mu kwa 8 umwaka w'ubucamanza uzaba urangiye, bakubwiye raporo y'umwaka w'ubucamanza, imanza zaciwe mu gihugu ni ibihumbi n'ibihumbi, ariko ubwo abantu benshi basigarana mu mutwe izo basomye mu bitangazamakuru. Rehabilitation zirahari, hari iza leta, hari n'izigenga, kandi abantu bajyayo mu ngeri zitandukanye. Ahubwo twebwe abo tumenya n'abangaba bo henshi boherezwayo n'inzego, cyangwa se abastari bazwi, big names make news, yego public figures. Yego ubundi nyine urumva uwo muntu wo hasi usovuga ngo umuhinzi warura aho ngaho utanazi ngo yagiye muri rehabilitation, iyo nta nkuru irimo nyine. Ariko wa muntu warusanzwe uzwi ari umuhanzi cyangwa se ari umucuruzi afite ibikorwa bikomeye, kwiyumva ko akoresha ibiyobyabwenge akaba yagiye kwivuza ibijyanye n'ubwo burwayi bwo mu mutwe n'ibyo bibazo bindi, bwo ngaho nyine bivamo inkuru ati twamubonaga kuriya kumbe. Ariko mu bantu bose barimo abantu bose tumenya bikeya na bakeya, kuko unabonye raporo z'icyo kigo byanze bikunze wasanga bo tumenya ari agatonyanga mu nyanja. Senateri Mureshyankwano yigize avuga ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe, aravuga ati ariko urabyibuka kirema mu minsi yashize, ati aba bantu muvuga ngo bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, twebwe ntabwo dushobora kuba natwe tubifite. Sinzi niba wenda ambabarire niba mukotinze naba, ariko yari muri iyo context. Hanyuma Clement, hari umwe mu bantu nzi babaye muri rehab yihuye, munyemerere tumubaze twumve, kuko imibare harya RBC igaragaza ko umwe muri 5 umwe muri 5, ariko nawe ni mwinshi, kuko umwe muri 5 baze kuri population y'abanyarwanda uyu munsi ni 1.5 miliyoni y'abantu. Noneho wakwibaza ngo 1.5 miliyoni baba ari hehe, bitabwaho nande ryari? kandi twababwiye ko imibare ishobora kuba fabricated cyangwa manipulated. Ntacyo tubare n'uwo nguwo umwe, ngewe nta kibazo ndanamwemera. Nitujya kureba ku baturage b'u Rwanda uraza gusanga ari 1.5 miliyoni, kandi uwo nguwo uwo muntu umwe turaza kuvuga ibikorwa bye biragira ingaruka kubo birwana, kubo babana, yewe babe banarwara nkawe, banamurusha kurwara. Yego niba umunyeshuri ashobora gutuma classe imwe irimo abanyeshuri 40. Ejo bundi twari mu cyorezo cy'abanyeshuri bakubita abarezi. Yego ntibyari byabaye, si cyorezo cyanduye mu mashuri menshi yose. Nibyo tuvuga. Ibi bintu 5 je nawe ndamwemera, kubera ko ahubwo twavuga ngo umwe muri 5 ari kwitabwa hate. Ibyo byo kuvuga ngo inzoga ngo zitujuje ubuziranenge, urahindukira ukazumva mu Bugesera, mukanya ukazumva muri Nzahaha, mukanya ukazumva umusaza muri Kirehe, mukanya ukayita uzumva Ihuye, mukanya zikajya Nyabihu, mukanya zikayurwa. Kandi none wenda abanyarwanda bakatangira kubyita ngo nabashakashatsi bari gushakashatsi. Nibyo njye kukubwira, umuntu uramukura ku rwagwa wenda yarukoraga, sinzi wabita urwagwa cyangwa urwagwa, rwagubwo baba yarwengaga, nta kibazo yarwengaga, ukarumukura agatajya gufabrika alcohol n'amazi, agate ninkubitamo gutya nkadirwa biracamo, yakubitaga kwita metanol gati murahira bakabimpa mu ndagapfa, sibyo? Ugasanga metanol iramwisha abaye impumyi undi arapfuye, bo 90% barapfa, abagizweho ingaruka na metanol, kuko ni kinyabutabire gikomeye kabisa, kigeze mu mubiri w'umuntu gisita numva ubwo nakambyita amahirwe, yugize amahirwe urahuma, ubundi aba ari ugupfa. Urumva rero ibyo bintu byose, iryo rimwe kwija umwe muri 5 yitaweho
bamenya uburyo bamukura muri ba bantu kuko wenda turi hano turi bane hajemo uwa gatanu umwe muri twe muri bane ntihaburamo n'umwe uretse ko nyine ntihaburamo babiri ibimenyetso byabyo nibyo bigenda wenda bitandukana n'uburyo indwara igenda ikurembya nibyo bigenda bitandukana ushobora gusanga mbifite ariko gifite uburyo bwo kuyimanaginga nkavuga nti ngewe inzoga nzikuzinywa ndazimanaginga ariko ugasanga hari ikindi cyambase uri kubyumva nkumva ko ubuzima bwo mu mutwe akenshi buzajyana n'inzoga sinumve ko na cya kindi cyambase ndashaka kurekura nabyo ari bwa buzima bwo mu mutwe ahubwo tuzabe kuko nyambona nta muntu utagira ikintu cyamubase serious. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3iremetravel.rawa. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Alex, reka tuvugisha umuvandimwe muratwihanganira kubera impamvu z'umutekano we no kudashyira hanze amakuru ajyanye n'ubuzima bwe bwite, murabyumva. Byose ubwo no mu buzima bw'umuryango bwose burimo ibyo byose bugomba kurindwa, nubwo nabonye musigaye muvuga ngo nta muntu ugira ubuzima bwe bwite, ariko twebwe turacyabyemera. Sinzi abantu babivuga ariko twese ari hehe wabivuze. Twe turacyabyemera ko umuntu agira ubuzima bwe bwite kugeza iyi saa mu gihe cyose nta kirahinduka. Alex, reka tumushyire ku murongo wa telefone, wenda baradufasha n'ijwi rye barihindure kugira ngo hataza kugira umumenya bitewe nuko bashobora kuba bamuzi. Alex na Clement, mureke noneho twakiriye umwe mu bantu bavuriwe muri kiriya kigo cya Rehab ya Huye. Ntabwo kubw'umutekano we turi butangaza amazina ye kandi n'ijwi rye murabyumva ko twarihinduye. Uraho neza? Naho neza. Twamenye ko uri umwe mu bantu bavuriwe muri Rehab cyangwa kiriya kigo kihuye. Twagira ngo tubwire muri make wowe byagenze bite, wavuwe iki, hanyuma unatubwira igihe wamazeyo. Yego murakoze cyane.
nari mfite ikibazo cyo kunywa inzoga mu buryo bukabije, ubwo twabyita nko kuba addiction cyangwa se kuba addicted ku nzoga. Nabyo byaturutse ku bundi burwayi nari mfite bwatumye nyine ngira agahinda gakabije, uburwayi budakira. Namazeyo rero igihe cy'amezi 6, ariko muri ayo 6 hari 3 namaze narasubiye mu mirimo nkora, nkakora ntaha muri rehabilitation center. Hanyuma umuntu yakwibaza ubuvuzi wahawe burimo ubuhe? Ubuvuzi nahawe burimo ubuvuzi bw'ibiganiro cyangwa se guhura n'abahanga mu by'imitekerereze ya muntu cyangwa se abo twita aba psychologist. Ubundi imiterere y'ubuvuzi bwa hariya ubundi ufite abaganga babiri bagukurikirana, hari umu-psychologist cyangwa se ubwo ni umuhanga mu kuvura ibirebana n'imitekerereze, hakaba n'undi muganga w'umupsychiatre utanga imiti yisanzwe abantu banywa ibinini, akaba yanakwandikira imiti yindi isanzwe ushobora gufata, harimo nk'ibi tunini tugabanya icyo bita withdrawal symptoms. Urabona iyo umuntu yabaswe n'inzoga cyangwa se ibindi biyobyabwenge akabireka cyangwa se akabihagarika, hari ibimenyetso ibyo bita withdrawal symptoms ugira. Hari ibimenyetso birimo gutitira, kubira ibyuya, guhangayika. Ibyo rero hari utunini baguha mu gihe gito kihagera, hari ibinini baguha bigufasha nyine kugabanya guhangana n'ibyo bimenyetso. Gusa ku bafata n'ibiyobyabwenge bikabije ibyo bita umugo cyangwa heroine, bo babafasha babaha icyo bita methadone. Ni umuti babaho kuko baramutse kubihagarika by'ako kanya badakomeza umubiri warabimenyereye bakabihagarika, bishobora hari n'abashobora gutakaza ubuzima. Iyo miti rero bayifatanya n'ibiganiro nuko baherekeza umurwayi. Ubwo uba ufite sesiyo nka zingahe mu munsi wose? Ntabwo ari buri munsi uhura n'abo baganga. Byashobokaga ko mushobora kubara n'iminsi 2 mutarahura, cyangwa se mukaba mwahura 2 mu cyumweru, biterwa kuko n'abaganga n'ubundi baba ari bake kandi bafite abarwayi benshi. Ntabwo muhura buri munsi abo baganga bombi, byaterwaga n'igihe. Gusa iyo bagumukeneye waramubonaga wamwakagaranda mukabonana, ariko bo bagiraga gahunda zabo, ariko bitewe n'uko uri kumera. Urumva umuntu ukiza yabaga akeneye ibiganiro umwanya munini, umaze igihe yarorohewe agakenera umwanya muto w'ibiganiro. Twabonye uwitwa Mbabazi Shadia yisabiye nawe kujyayo. Wowe wisabiye kujyayo cyangwa wajyanyweyo? Nisabiye kujyayo, birumvikana tubigiyeho inama n'umuryango wanjye. Yego birumvikana, hariya nibyo hari abawisabira kujyayo cyane cyane iyo uri mukuru nyine, ariko hari abajyanwayo nyine n'inzego z'umutekano bafashwe barimo gukoresha ibiyobyabwenge, cyangwa se abana bakiri bato bagitekerezwa n'imiryango bakaba bajyanwayo. Ariko ntabwo mvuga abana bakiri bato cyane kuko nta mpinja zihaba, nibura nko ku myaka 14, 16 kuzamura babaga bahari. Kujyayo ushobora kujyayo wijyanye, nkanjye najyanyweyo nijyanye, ariko tubyumvikanyeho n'abagize umuryango wanjye tubana bya buri munsi. Yego, ni Clement ndi kumwe na Kanija mu kiganiro. Umuntu ashobora kwibaza ubushobozi faranga biroroshye ku buryo buri munyarwanda wese ufite ubushobozi cyangwa se nako ufite uburwayi yakwisanga mu biciro? Ibiciro by'ubwabyo ntabwo byoroshye, dore ko ubu tuvugana byaramwiyongereye. Ubundi ariko hari n'ubwishingizi bukorana na kiriya kigo, ubwishingizi bwa Minubumwe, assurance za RSSB Nkarama na mituweli, ariko bisaba transfer. Ariko ikigorana cyane nicyo bita kusiyo, amafaranga utangirana no kwivurizayo. Birumvikana nko nari ndi mu mwaka wa 2025 na 24 mu mpera zayo, kuko njye nabayeyo kuva mu kwa 12 kwa 2024 kugeza nko mu kwa 6 kwa 2025. Icyo gihe amafaranga umuntu yatangiranaga iyo bita kosiyo yari 300 ku munyarwanda n'ibihumbi 400 ku munyamahanga. Ariko ubu ngubu tuvugana amafaranga umunyarwanda atangirana
ubwo buvuzi ni 400 by'amanyarwanda, umunyamahanga akaba 600. Urumva rero ntabwo ari amafaranga abonwa na buri wese. ubwo ku munyarwanda bongeyeho 100, ku munyamahanga bongeraho 200. Yego. Ikindi nari kubona ubushobozi bwo kwakira abantu benshi ntabwo ari buhagije, kuko ndumva bashobora kwakira abantu bari hagati ya 90 n'120 baba muri habu bafashwa n'abaganga, uretse ko hari birashoboka gushobora kwivuza utaha. hanyuma iyo kosiyo niyo bakubarira nyuma, ese nta kindi kiguzi kindi cy'amafaranga uretse iyo kosiyo y'ibihumbi 400 wenda ku munyarwanda? Iyo kosiyo ni amafaranga utanze. Hanyuma buri kwezi bagukorera fagitire bitewe n'ibyo biganiro baragufagitira, bagukorera fagitire y'ibyo wakonsomye, bahera ku miti, ubuvuzi, ibyo kurya, ibikoresho by'isuku, byose babikorera fagitire. Noneho buri kwezi bakajya baguha fagitire buri kwezi. Hanyuma iyo umazeho igihe kinini, akenshi abenshi bamarayo hagati y'amezi 3 n'6, hari abamarayo 9, hari uwari umazeho imyaka 2, hari uwari umazeho imyaka 2. Bagenda bakubarira buri kwezi, hanyuma wajya gutaha ukazishyura bahereye kuri ya kosiyo niba nta kintu wangije. Ubwo bagukurikirana umunsi ku munsi nibwo bamenya ngo se turabona uri muri leta nziza ku buryo ushobora gutaha? Yego. Abaganga nibo bakora evaluation, bagasuzuma bakareba ko urimo koroherwa, bakurikije uko wiyumva, uko bakubona, uko babona nyir'ubuvuzi, ibiganiro uri guhabwa biri kugenda, hanyuma bakaba bafata umwanzuro wo kugusezerera. Gusa hari igice cy'abantu bajya bazanwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, bajya bajyanwa na RIB, akenshi nabo bafatiwe nkaho twakwita bafatanywe ibiyobyabwenge, bagafatirwa mu cyuho, baba babikoresha cyangwa babicuruza. Cyane ababifata, urugero wenda dufate nk'urumogi, iyo winjiye bagupima, hari ibipimo bafata, hanyuma bakagenda bapima buri munsi cyangwa se buri gihe runaka, bakazagira igihe babona ko byagushizemo ibyo biyobyabwenge biri ku gipimo cyabo, bafata umwanzuro wo kuvuga ko byagushizemo. Icyo gihe bahamagara RIB ikaza ikongera ikagutwara. Urwego rwakuzanye nirwo rugaruka rukagusubiza aho rwagukuye. Hari igihe abahitira n'ubundi mu nzira z'ubucamanza, z'ubutabera, ariko hari n'abahita barekurwa bagataha mu rugo. Ubwo urwo rwego nirwo runishyura ikiguzi cyakugenzeho? Oya, ibirebana n'ikiguzi ni wowe ukishyura, ndetse na esanse. Na esanse ni wowe wishyura. Urugero nk'abavuye i Kigali berekeza mu majyepfo, imodoka ya RIB ikabazana, iyo coste, icyo giciro cy'iyo transport ni umurwayi kishyura. Yes, ni Alex nanjye ndi kumwe na Karija mu kiganiro. Reka mbere kuri icyo kibazo, ubwo ibyo byonyine byo kwishyura ibyo ngibyo ntibyatuma n'ubundi ukenera rehab, kuko bishobora kongera kugutera stress no kongera kugira agahinda gakabije. Umuntu wageze ku rwego rwo kugira ubushobozi bwo kwishyura ikiguzi cy'iriya rehab, ntabwo ntekereza ko yaterwa ipfunwe cyangwa se ngo yagire ibibazo n'iyo kosi. Ahubwo akenshi bavuga ko bene ubu burwayi bushingiye ku kunywa ibiyobyabwenge n'inzoga zikabije, ahubwo bishobora gutera uburwayi abandi cyangwa se surrounding yawe. Ambere n'umubamo, bafite umuryango, abagore, abana, abakuru, abashiki, abo nibo bashobora guhungabanywa n'icyo kiguzi, kuko wowe ubwawe icyo ukeneye n'ubuvuzi, abandi bakugaragiye cyangwa se bo mubana nibo bashobora guhungabanywa n'icyo kintu, n'ubwo burwayi bwawe, kuko urumva umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge n'inzoga mu buryo bukabije, hari abamukunda nabo bashobora kurwara indwara nk'iyo nka depression, agahinda gakabije, biturutse ku myitwarire y'umurwayi. Hanyuma mu gihe wari uriyo, hari abo mwari muhuje ibibazo, mwari muri kumwe, niba ari yego, ikigereranyo cyo gukira kuva muri ibyo ngibyo cyangwa se kureka kiba kingana giti? Ndiyo abantu bazaga ku mwanya wa mbere bagendaga imibare ihindagurika,
ariko abazaga ku mwanya imyanya ibiri ya mbere ni abakoresha inzoga n'abakoresha urumogi, hagakurikira abakoresha mugo cyangwa se heroine, n'abandi bagize gahinda gakabije bitewe n'ubundi burwayi. Ariko hari n'ababaswe n'imikino y'amahirwe nabo bari bahari. Abo ku cyiciro nari ndimo rero cy'abakoresha inzoga mu buryo bukabije babaye imbata, urugero rwo gukira rwari nka 5% kuko n'abaganga barabivuga. Muri rusange ibibazo kubyigobotora kubikira umuntu ku giti cye, wowe wagiye kwivuza niwe ubigiramo uruhare kurusha urw'abaganga, kuko ndiyo muri icyo gihe hari abo basezeraga ntibarenge na porutayi, yagera hakurya akaba arongeye asubiye, babyita kugira reshite, kongera gusubirwa ataranarenga porutaye, akirenga porutaye y'ibitaro akaba aranyweye baramugaruye, akaba agiye mu rumogi baramufasha baramugaburira, akaba agiye kunywa mugo bakaba baramugaruye. Gukira rero bigirwamo uruhare kwijanisha nibura nka 95% nibyo wowe urwaye ni wowe ubigiramo uruhare. Naho ubundi niwo n'amakuru menya nuko hari abagivuwe, hari abagiye bagaruka, hari abongeye bagasubirwa bakagaruka, kandi umubare wari mwinshi. Niba warabonye koko icyo kigo uko gifasha kandi kikaba gikora neza kandi akaba ari ikigo cyigenga, ni iyihe rekomandasiyo watanga kuri leta? Ntabwo ari ikigo cyigenga, ni ikigo cya leta cyahoze ari kiri mu nshingano za polisi y'igihugu, ubu ngubu kiri mu nshingano za minisante. Ubu ngubu niyo ikigenga. Mbere babarirwaga ku rwego rwa referral hospital cyangwa se ibi bitaro niba babyita iby'icyitegererezo nka za Faisal za CHUK, ariko ubu babigize, ubu babarwa abakozi barwo hari babarwa nk'abakozi b'ibitaro by'akarere district hospital. None se ubwo abantu bafite ubwishingizi ko numva bishyura amafaranga menshi, ubwo umurwayi yaba ari gufashwa ati? Urumva ni nkaho cyashyize imbere ubucuruzi, kubera ko 400 bya kosi yo ku munyarwanda ni amafaranga menshi. Abafite ubwo bushobozi si benshi mu Rwanda, kandi abafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe mu Rwanda ni benshi. Yego, wenda ntabwo nakivugira, icyo giciro cyo kiraremereye, noneho byahumiye kumiraho banacyongereye, bagihuje n'ibiciro biri ku isoko birumvikana. Ariko tujura ayo mafaranga ni menshi ya kosi, nacyo kizitira abantu. Birumvikana banayagabanije n'uburyo bwo kubakira ntibwaboneka kuko bakira abantu bake. Hari igihe abantu banategereza cyane nko kwakira igitsina gabo, hari imyanya yuzura, hari kubirumvikana aho kurara, ntabwo abakobwa n'abahungu barara ahantu hamwe. Aho kurara hari igihe haba hato ku bahungu, ugasanga imyanya yuzuye, bigasaba ko umuntu ategereza ko umwe avamo, umwe asezererwa akabona kwakirwa undi. Hari igihe kigera ibyo bikaba. Ariko ubwo mperuka ejo bundi mu minsi yashize nabonye abantu batari kwiyongera cyane, kandi mu bihe bya vakanse abantu bariyongeraga cyane abana biga hanze, mu bihugu byo hanze. Wasangaga mu gihe cya vakansi abana biga hanze babakire, baturuka mu miryango ikomeye, biga za Canada cyane muri Leta Zunze za Amerika, mu Burayi ugasanga bariganje mu bihe bya vakansi. Ariko birumvikana ubwo rero byaba byarashyiriweho umuturage usanzwe, byaba byarashyiriweho abakire. Siko umuntu yabo, ariko ushatse banavuga gutyo ko byakiriweho abantu bishoboye. Gusa hari ubundi buvuzi bwo ku rwego rwa centre de santé, ikigo nderabuzima, bashobora kuvura, bashobora kuganiriza baswe n'inzoga, bakoresha ibiyobyabwenge, ariko ntabwo biri ku rwego bwo kuba nk'urwa rehabilitation center iriya yihuye. Dusoza reka nkubaza ikibazo wenda nubwo kiri fani, aho ngaho watubwiye ko nta muti wihariye wenda wo kuva ku nzoga bagira batanga. Umuntu uvayo wenda tufatiye urugero kuri wowe bitewe n'icyo watubwiye ko wari warabaswe no kunywa inzoga ku buryo bukabije, cyangwa wari warabaye addicted ku nzoga, wavuyeyo waraziretse cyangwa waragabanyije bitewe n'ikigero wafataga? Yego, buriya iyo ugezeyo cyane ku muntu nyine wabaye addicted ku biyobyabwenge cyangwa
inzoga bakubwira ibintu bibiri, abaganga baraguporopoza, ese urashaka guhagarika burundu cyangwa se ni ukugabanya, ukagenda ugabanya gake gake, icyo bita kugabanya cyangwa se abstinence totale. Akenshi rero iyo wiyemeje kureka burundu, guhagarika burundu, akenshi biragorana, ni naho usanga uhagira za reshite zihoraho, kandi gusubirwa, iyo wasubiriwe uraremba kurushaho. Icyiza rero njye nahisemo byari ukugenda ngabanya gake gake, kugabanya. Niba naranywaga buri munsi w'amacupa 5 ndayagabanya nkajya nywa 2 mu cyumweru, genda ngabanya kugera ku gipimo cyaho uyu munsi nta kimwe inzoga. Yego, hari akandi kabazo wenda dusoza, umuntu ashobora kwibaza niba ari amaganane ya kosiyo ubwishingizi bwo hari icyo bwatanzeho, kuko igiciro gishobora kuba wenda leta inashyiraho nkunganire wenda atari ya kosiyo gusa. Kuri iyo kosiyo nta assurance yishyura, wowe urayatanga, ahubwo assurance igenda yishyura fagitire ya buri kwezi, kandi nabyo ntabwo assurance zose zishyura byose, serivisi zose uhabwa. Hari serivisi zisanzwe z'ubuvuzi uhabwa, ari iyo miti, ari byo biganiro, hari icyo assurance yishyura bisanzwe bitewe n'uko n'ubundi isanzwe yishyura, ariko hari serivisi cyane cyane ihenda cyane ni igitanda kuryama, hari assurance zitishyuraho. Ubwo hari na assurance zitishyura ni ibyo kurya, ugasanga nabyo bituma na fagitire ishobora kwiyongera cyane ya buri kwezi, kuko hari ibyo assurance idakavaringa. Ariko nka assurance nka minimum umwe yo ishobora kuba iyo ndumva yishyura byose. Okay. Reka tugushimire, niba wenda wumva nta kintu watwongereraho mu byo wenda uzi. Ikindi icyo navuga wenda bisa n'aho abantu bamenya, nuko buriya kiriya kigo akenshi ubona cyakira, hari abantu cyakira akakwiye kuba bajya mu butabera aho kujya kuvurwa, kuko ntabwo nabonye bose ariko baba barabaye imbata. Hari abahungishwa ubutabera bakajya muri rihabu, bakagombye kujya mu butabera, kuko kugira ngo umuntu abe addiction hari ibimenyetso bigaragaza nk'ibyo navugaga mu kanya, iyo uhagaritse, gutitira, kugira ibyuya. Hari ababa barafatiwe mu cyuho mu byaha nyine, mu bikorwa bigize icyaha, kunywa ibiyobyabwenge cyane cyane, ugasanga aho kujyanwa mu butabera no kubicuruza bajyanwa muri rehabilitation center, bikagirwamo uruhare rero n'iyo miryango yabo ifatika ifite amafaranga. Akenshi uzabona n'abagiye baca mu itangazamakuru, uzasanga abenshi bajyayo ari abantu bafite izina cyangwa se bava mu miryango ikomeye. Ikindi buriya muri rehabilitation center nuko nageze uyu mwaka basanga barabihagaritse, buriya babemereraga kunywa itabi, kubakoreshaga itabi, donc kugira ngo bagende babaherekeza agaciro, ariko ugasanga umuntu bemerera amatabi 5 ku munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, ugasanga kurekura nyine kumusezerera atashye. Akenshi ntabwo byafashaga umuntu gukira, yareka mu by'ukuri nk'urumogi cyangwa izo zamugo. Amatabi 5 ku munsi ni menshi, gusa nyuma baje kubihagarika, naje kumenya amakuru ko babihagaritse kubera ko hari ababinyweraga iryo tabi aho abantu barara, ugasanga biteje rwaserera. Ariko n'ubundi bivuze ko ntibibujije ko n'ubundi iryo tabi ryinjira, ntibibujije ko izo nzoga zinjira. Nubwo ari ikigo kirindwa na polisi, buriya kirindwa na polisi, ikoranabuhanga rya za kamera, ariko n'ubundi ibyo biyobyabwenge ntabwo byinjira ku rugero ruri hejuru, ariko birinjira. Izo nzoga, iryo tabi birinjira, nubwo hakazwa ubugenzuzi, polisi bihari, yaba bambaye impuzankano n'abatambaye impuzankano baba bahari, ariko ibyitwa kugurutsa drone bwo ni ukurenza igipangu, ibyo biyobyabwenge bikaba byakwinjira, ariko ntabwo biri ku rugero rukabije, ariko ibyo byo rwose birabana n'uyu munsi. nibwo iryo tabi baciye, ntabwo ariko n'uyu munsi ririnjira mu buryo nyine butemewe, mu buryo buhisha, ariko birinjira. Reka tugushimire cyane, wakoze. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Clement, wumvise uyu muvandimwe aduhaye ubuhamya, yabayemo mu gihe cy'amezi 6, ni umwe mu bantu
abamo umunsi ku munsi Yego, n'andi atatu ajya mu bikorwa bye akaza gutaha muri mugoroba kugira ngo bamufashe akurikiranwa n'abaganga babiri ku munsi mu buryo butandukanye, uburyo bw'ibiganiro ndetse n'uburyo bw'imiti, psychologist na yego psychiatry. Yego, psychiatry. Ariko urumva ibiciro ati uyu munsi n'ibihumbi 400 bya kosiyo, ntabwo yabura kuvuga ko ari menshi kuko kubera ko igituma aba menshi no kurya no kuryama. Yego, kandi birumvikana no kurya kuko ibintu byose byaranazamutse ku isoko, bituma rero ako gaciro kazamuka, kandi niba umuntu ashobora kwishyura ibyo bihumbi bingana gutyo ku kwezi, kuko urumva ni wawe mu rugo ugiye kurya uri umuntu kiriya kigo nahise numva ayo mafaranga nuko tutamaje imirire yacyo, ariko natekereje ko mu gitondo bashobora kuba barya neza, yego, saa sita bakarya neza, no ku mugoroba mu gitondo bafata ka breakfast. ni ukuvuga ngo rero ibyo bihumbi 400 ku munyarwanda uyu munsi ku mibare mu banyarwanda hembwa amafaranga angana gutyo ni bake cyane ku kwezi banayahembwa gusa, atarajya kuvuga ngo ariko ubushakashatsi bwa RBC bukwiye no kujya deep bukagaragaza abantu bugarijwe cyane n'ibi bibazo, kuko abugarijwe n'ibi bibazo by'ubwabyo amavuriro ni make, ahari arahenze, kuko n'ibyo bihumbi 400 nubwo famiye yanjye cyangwa yawe yaba ifite ubushake bwo kujyanayo umwana wayo cyangwa umwuzukuru wayo, ibyo bihumbi 400 ubushakashatsi bugaragaza ko iyo famiye yo mu Rwanda yose yabubona. Oya, ntabwo yawe yabona. Nose umuntu wabuze 3,000 bya mituweli byonyine, cyangwa ubungu wenda banayongereye, ubungu ore imikwabo iri gukorwa ahantu hose barakubwira ngo ni imikwabo yo gufata abantu, ntabwo bari kugenda binyagambura, kubera ko bakubwira ngo mituweli umuntu tubare ni washyize muri veni akaba afite abantu 5, yabuze ibihumbi 100 azishyura mu gihe cy'umwaka, azabona 400 yo ku kwezi, kandi ayo 400 nta na transport irimo yo kugihuye muri iyo rehabilitation twavuga ko ari icyitegererezo mu gihugu, ivura abo bantu mu buryo bw'umwihariko, akabakurikirana mu buryo bw'umwihariko. Ikindi nayo ariko igomba gutanga, mba numvira rehabilitation ikwiye gutanga raporo imbere ya park, ikagaragaza imikoreshereze y'umutungo wayo, ikanagaragaza imbere y'inteko ishinga amategeko iti ibi bintu bikwiye kuvugururwa bikaba accessible ku banyarwanda, kuko abantu 120 muri miliyoni n'igice wavuze dufite, yego, nta gitonyanga mu nyanja rego umuntu abayumva miliyoni n'igice ashobora kumva ngo yavuye hehe. Fata 5 mu ijana, yego, umwe muri 5 na kumwe muri 5, yego, nufata 50 barabaye abantu 5, yego, nufata 500, yego, barabaye 50, nufata ibihumbi 5 barabaye 500, nufata ibihumbi 50 barabaye ibihumbi 5, sibyo? Uzamuke gutyo urajya kuri miliyoni 15 usanga ubonye miliyoni 1 n'igice, yego, y'abantu bafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe bizitandukanye mu Rwanda. Mvuze ko yatubwiye ababaswe n'inzoga, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nk'urumogi, mugo, ababaswe n'imikino y'amahirwe, iyo abantu bazi ko atari indwara. Noneho imikino y'amahirwe uziko abantu kubera ko kajambo ngo amahirwe, ariko urumva nanone niba ikigo niba u Rwanda muri RDB bafite ikigo cy'igihugu gishinzwe imikino y'amahirwe, ubwo ahubwo bagure. Hoya muri RDB ubu ni ikigo cya leta, none RDB si ya leta, niyo muri union ngize ngo RDB nabikorera. Hoya ni cya leta, hoya kwa kugira muri RDB harimo iryo shami, kuko RDB ari ikigo cya leta nyine twanze kwirirwa, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imikino y'amahirwe kibarizwa muri RDB, yego, kikaba gihari nyine mu Rwanda Erega abantu babyumve ni isinzo ziroto, sibyo? Hoya cyitwa gitanga amasoko kuri utwo corporate company tundi, iyo icyo kigo nicyo gishinzwe muri rusange kuregulating ubwo kigatanga n'amasoko. Abo ngabo baba bavugaga n'uwatsindiye isoko akaryitwa uko, ariko nawe uziko banamuhagaritse ubu ngubu uzabona haje undi mu minsi mike watsindiye isoko anyuze muri icyo kigo. Ibyo bintu rero byitwa ngo ni imikino y'amahirwe, ako kajambo kazamo ngo amahirwe, ukumva ko bidashobora kuba intandaro, ikigo cy'igihugu kikabyamamaza, ni nko kwamamaza ubuzi ubundi. So rero reka tugaruke gato Clement, wenda ikiganiro cyabaye kirekire, yadukoze kudufasha umuvandimwe, ariko murabona ibi bintu bizoroha hamwe n'iyi mibare, hamwe n'uyu mubare w'ikigo kimwe dufite kiri professional cyakira, urumva nubwo cyakira abanyarwanda gusa, ikindi n'abanyarwanda cyakira n'abanyarwanda bo ku ruhe rwego, abasirimu n'abakire. Ikindi nicyo mu kanya twabivugaga Iwawa, naho ubwaho hasigaye hakira abameze bate. Iwawa naho hasigaye hajya abasirimu.
urumva umuntu aravuga ngo mfite abana muri Canada baje muri vacances mu Rwanda mubanjyanira Iwawa abiga abanyarwanda bakubwira imibare y'abajya kwiga 100 abagaruka barangiritse ni bangahe mu 100 abajya hanze y'u Rwanda yego ahubwo abatangirika niyo yaba inkuru urumva abatangirika niyo nanze kubicikuba cyane hanyuma noneho ikibazo ubwacyo tunagifite turivuza ingaruka gusa ntitureba umuzi yego uragihuye no kwivuza ingaruka uwo muntu yateye ku nyabyabwenge kubera iki uko uravuga ngo shati yango agiye kureba umuzi w'ikibazo arawufite arawuzi ahubwo yagombye ko hari kurebwa niziye mpamvu zakurwaho iyo mizi y'ibibazo atari kuba ariyo gusa hari kuko uyu munsi ni shati abo basize mu rugo abana bese babana on a daily basis kandi uyu muntu atubwiye ko byangiza mbere na mbere surrounding yawe abagukikije noneho twebwe turacyajya kwivuza ingaruka erega nuriya Yugi umukaraza ntabwo ngiye kumutagatifuza nawe ararwaye ariko nawe kuki se we atabanza kuvuzwa akazakurikiranwa nyuma nahoze mbona abanyamakuru ejo bundi bavuga ngo Emi nyawe ngo banze bamureke ngo agende arongore ngo ubutabera buzamukurikirana inyuma kuki batabisabira abandi se ni urongora wenyine ni wowe wafashwe wenyine agomba kurongora none se kuki Yugi we atabanje akavuzwa muri abantu bari bafunze muri APR cyagihe muri ya dossier ntago harimo umuntu wagomba kurongora uko rugapfuba muri ya dossier y'abasirikare I know kuko ari umunyamakuru mugenzi wacu maranga mutima harimo sena reka tuve no muri abo mu gihe cya COVID-19 cyaguma mu rugo ntari abageni bari buke barongora muri stade umwe ari hirya undi ari hino bararongoranye se arangamutima agize ariko ikiri ubwabyo hagombye kwagurwa bino bigo byinshi na leta ikashyiramo ubushobozi bwo kubigabanya ukora kugira ati mituweli ishobora kuba yajyayo ngo ariko baguhaye transfer mituweli ijyayo ariko ntibivanaho 400 kugira ariko ntibivanaho ayo 400 ikizagufasha ni mu yindi miti bazaguhuriye kugira ngo kwishyure percentage bya binini wenda yatubwiye ikigura mu tukisesenguye neza gisa nkaho kiri mu bucuruzi kuruta gutanga serivisi zo gutuma abantu bakira nabo ariko barakira wenda bajyaho barakira ariko abacyakira abande ntose uravuga ngo abantu 120 mu bantu barwaye Alex nibyo nakubwiraga aratubwiye ngo hari n'usohoka yagera ku muryango agahita bamugarura gushita yabwise impamvu ariko gukira ubwabyo bino by'ubuvuzi bwo mu mutwe wowe wa mbere niwe ufite urufunguzo uriya n'umuntu uzabona ateye intambwe yo kwijyana nta muntu wimugiriyemo inama wakumva ko arwaye agomba kujyayo uriya bagiye gukira ariko Clement reka nkubwire sibyo reka dushime nibura ko gihari niba kinahenze kizabe projet pilote siko babyita umushinga wo kurebereraho uburyo ibindi byazaje iyo piloting izashyirwa umushinga w'igerageza uzashyirwa mu bikorwa kugeza ryari udafite timeline niyo mpamvu nakubwira ngo kigomba kuba accountable ku banyarwanda kikagaragaza umubare wabo ko ku kigo nderabuzima ngo hari umuntu ariko nanone bwo muzajya bajya bafasha ku kigo nderabuzima erega ibyo ngibyo byo ku kigo nderabuzima uvuga yes arahari sibyo ariko urebye ntabwo yita kuri abo ngabo b'ibiyobyabwenge b'urumogi biki yita kuri babandi n'ubundi mana mbabarire bagaragaza ibimenyetso ko bafite ubumuga bwo mu mutwe sibyo wa wundi ushobora kureba nyine ukavuga ati kuko babahereza na turetuma bisanzwe imiti yego ariko nanone uriya muntu w'ibiyobyabwenge nawe aba ari mu nzira yo kugira ubumuga bwo mu mutwe kubera yuko ubwabyo ugiye kureba aho biri kumuganisha n'ibikorwa benshi bakora nibyo biyobyabwenge aba yarakoresheje noneho wanareba hari n'ugira agahinda gakabije agakora ibikorwa birenze ibyo ukoresha ibiyobyabwenge ariko noneho cyo usanga icyo kigo akenshi abantu bagiye cyita rusange ni abakoresheje ibiyobyabwenge mu byiciro bitandukanye y'abarumogi n'ababaye imbata z'ibiyobyabwenge rega inzoga wayinyweye ikarenga nabwo biba bibaye ikiyobyabwenge abo ngabo ariko noneho ugiye kureba abandi bantu babihiwe n'ubuzima mu buryo busanzwe mu mutwe bikivanga nibo benshi kuruta nabo ngo bakoresha ibiyobyabwenge kuko gukoresha ibiyobyabwenge ubwabyo ni ingaruka z'ibindi bintu byaguzanya aho ngaho iyo nzira wayinyuzemo ujya hehe wisanze gute ugeze muri iyo nzira noneho no kuba dutangaza imibare gusa ngo umwe muri batanu hakurikiraho iki ubu ngubu wasanga uyu munsi ugiye kureba wasanga amaze kuba 2 icyo kigo yego turashima ko yego gihari yego ariko byibuze naho ku kigo nderabuzima ahubwo niho hakongera ubushobozi wo ku kigo nderabuzima hari icyumba araramo uwo muntu yashyirwamo akitabwaho Clement hari ikiganiro cy'ubushize twakoze kijyanye n'ubundi n'ubuzima tuvuga ku ndwara zitandura abantu tubakangurira kujya kwipimisha no kwisuzumisha nyine izo ndwara zitandura nabyo birahenze ibyo oya nta kibazo icyo nashaka kuvuga no kugira ngo wowe ubwawe ufite uburyo wiyizi muturage bisanzwe si ngombwa ko uzaba wabonwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira uvuge ngo wowe wabaswe n'ibiyobyabwenge si ngombwa ko uzaba wakoze icyaha cyangwa uzaba wakoze ikosa
kugira ngo wisange muri ibyo bintu kuko ndavuze icyaha nikosa Shadiba yagiyeho kubera icyaha yakorewe Airways yagiyeho kubera amakosa bari bakoze ni ibyaha hari ibintu dusigiriza ubwabyo gukoresha ibiyobyabwenge ngusomeye itegeko ryo gukoresha ibiyobyabwenge hano ubwabyo hariya yagombaga gukurikira none se nyine kubera iki bamwe wa mugani nshobora kuhita nzanamo akantu kuko aravuga ngo gutunda guhinga guhundi gukoresha byose ni icyaha ariko ntibihanwa kimwe haracyarimo rero haracyarimo ibintu nanone bya double standard kubera ko umuntu afite amahitamo menshi kuri kesi imwe kuko uzasanga ari umuntu wafatiye mu biyobyabwenge cyangwa n'abicuruza ugasanga ari kwa Kabuga none se sibyo yavugaga mu byo guhungishwa ubutabera reba nyine reba Jay Paul nyakwigendera ngiwe bahasanze ibiyobyabwenge baranabupima babimusangamo ajyanwa hehe ajyanwa Mageragere umuhanzi wacu Airways bamupimye bamusangamo ibiyobyabwenge bamujyana hehe rehab hanyuma se umwe harya wagonze umupolisi yitwa nde ari umuntu toxic twabonye ngwe bahasanga ibiyobyabwenge n'ubwo bamupimye umuryango w'umupolisi yagonze wamuhaye imbabazi ariko yasubiyeyo ariko we ntacyo ubutabera buracyakorera gukora akazi kabwo ukurikije n'izo dosiye zindi ni ukuvuga ngo rero ariko biriya byo birasanzwe mu mategeko ntabwo bagukugira umwere ngo ugume muri gereza aho ngaho waba ugiye gukabya cyane kubera ko yaba yatashye ubwo yari kuba akiri hanze nyine ariko iyo ujuriye nanone urongera ugasubiraho bitewe n'uko amategeko abigenga ibintu bibe kiriya abantu bakura ibyuho mu mategeko umuntu azazana amarangamutima avuga ngo Karinija baramwohereza kwa Kabuga muri transit undi avuga ati ndamwohereza muri rehabilitation undi avuga ati ndamukorera dosiye azagendera ku cyo gihe kandi byo mukurikiranwaho byose itegeko ari rimwe bibe kiriya rwose bibe kiriya kubera ko niba umuntu umupimye ukamusangamo ibiyobyabwenge ukabona ko abikoresha ukabona ko ashobora kubikwirakwiza mu bamwegereye kuko umuntu w'umuhanzi uwo bohereza muri rehabilitation ni uko babona ko ari affordable nyine ashobora kuyishyura barase barababaje babona ntibayishyura erega nicyo babona ko se babibona bate babibona kureba nkabona ati erega nawe ushobora kuba utayafite nge na Clement tukayateranya erega ntavuga my dear nge nawe na Clement abantu bambara inkweto yahengamye don't judge book by its cover kushobora kumureba ukavuga uti uyu muntu na business man baza Karinija abo baziranye bamwe na bamwe mushobora guhurira mu nzira uvuga ati uyu beze biti ariko bakubwira ibintu afite hariya ese Alex ntafite urugero rwaho twajyanye Alex ntafite urugero rwaho twajyanye hari abafungura inkweto ariko iyo umubonye yambara ikabutura n'amasandari ugira ngo ni mugenzi wawe nta nuzi umuntu yambara muri yabara umuntu aba yambaye bodaboda n'ibintu bimeze gute n'iki so mureke rero dusoze ariko iyi kesi ya Shadibu ngira ngo ikwiye no kubera like twigize tuvuga Clement harya ninde wari Gitagata hari umudamu watanze niba ari umudamu n'umukobwa Shakira nawe yari Slay Queen yego aba bantu bitwa aba Slay Queen rero twatangiye tuvuga ngo harya ngo ntibigira bite wa mugani navuze ukavuga ngo ubwiza bw'ubwami ngo ibintu nk'ibyo na mu gikore gishongore uhoraho ubushongore bw'umugore ntibuhoraho nubwo umugabo ntekereza ko budahoraho we nuko wenda kenshi bareba umugore gusa n'abandi bose wese umugore wawuciriye abagore ntabwo wawuciriye abagabo oya aribyo nanone byaba ari byandi by'abatubibasira navuga ko nta muntu w'igishongoro uhoraho niyo mpamvu habaho gusaza ariko nicyo bivuze yego nuko nyine feminism igenda ikazanamo ibindi bintu cyangwa masculinism yanyu ikazanamo ibindi bintu ariko Clement ibi bintu ntibikwiye kubera isomo abandi bitwa ko ari aba Slay Queens oya ariko bazagenda basomeye ubuhamya bwa Shakira wabitangiye na mbere yabo benshi za 2023 yarabikoraga afite umugabo w'umukinnyi cyo gihe waje nawe kutamubanira ajya mu rushako bikanga bikaza kwisanga yisanze mu burasirazuba bwo hagati agatangira guhostinga 2013 muravuga ngo abahostinga uyu munsi yabikoraga mu myaka 13 ishize aza no kubona n'ibifaranga byinshi yewe no kuri icyo gihe urebye agaciro yari ijoro rimwe gukorera miliyoni 45 ibihumbi 47 by'amadolari ari nabyo byamuviriyemo kusa nkaho ahungabanye cyane kubera ko yakoresheje nabi yanywaga yashoboraga kunywera miliyoni 2 ku munsi kubera gukoresha kokayine abantu rero bamenye ngo birinde ibyo biyobyabwenge muri rusange ariko umuzi nanone ntabwo ari ukwirinda ibiyobyabwenge kuko ibiyobyabwenge biza bifatira umuntu mu bindi bibazo yari afite agafata umwanzuro ugayitse nanone wo gukemura ibibazo bikemuza ibindi kubera ko abanyarwanda ugiye kureba benshi bafite ibibazo bikomeye yaba ibyo bamwe bitera n'ibyo batewe n'ubuzima babamo muri rusange hagombye kubaho ibigo byinshi byo gufasha bano bantu n'umukuru w'igihugu ugize kubivuga yasuye kaminuza y'u Rwanda mu myaka yatambutse
bamubwira ko biga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe muri Babuze kaminuza y'u akazi. Rwanda babuze akazi I remember, yego. biramutungura cyane Nari aravuga ati mpari. ahubwo ni mwebwe mwagombye kuba mufite akazi ubwo rero niba ari bagombye kuba bafite akazi ntabwo bazakiha hari aho bagomba kuba bakabaha kandi koko birakenewe ariko ndashimira bamwe muri bo bateye intambwe yo gushinga amakabine yabo yigenga. Yego, bashinze Hari ibyo abo bigo nzi- by'ubuzima hari abo bwo mu nzi mutwe. rwose Alex Mukanya yabivuze ngo isaha imwe y'ubwayo mumarana njye nagiyeyo ndabizi nyine barahari ariko nanone nagiye kuri babiri batandukanye ngamije no gusuzuma kubera ko ibyo ibintu by'ibiciro biri byabo. accessible byose ni mu gihugu iyo hariho hose ku isi aba ari ibya leta yego kubera ko uraza gusanga icyo kigo nderabuzima turi kuvuga cyegereye umuturage iryo shuri rya Ecole do erega na centre na poste de santé ikwiye kuba ifite uwo muntu mbere na mbere ni ukuvuga ngo rero byagombye kuba decentralize byibuze bikagenda bikura ariko ikibazo n'abaganga bo muri leta ubwabo barataka umushahara muke noneho uwo psychologist niwe uzazana kandi ku isaha imwe ayo mafaranga uzamuhemba ku kwezi azaba yakoreye ntabwo bose hari n'abacayi badafite akazi babuze aho bamenera byanze bikunze hari ubushake n'ubushobozi buraboneka reka nkubwire Clement ngewe ikintu ntekereza sibyo aba bantu ngewe nabankuraje gukomeza gukora ibyo bigo byabo byigenga ariko ntibihagije kuko mwebwe abasirimu muzagenda musobanukirwa abasirimu ni bangahe dufite abakene bari munsi y'umurongo w'ubukene 27% bafite ibyo bibazo barajya he ndavuga mwebwe abasirimu ko muzagenda musobanukirwa abasirimu se mu Rwanda ni bangahe bizashyira pressure kuri leta ivuge ngo ntabwo ubuvuzi nk'ubu bwiza bugomba kwiharirwa namwe musifite mwenye shibe hamujui mwenye nja oya nta kibazo ntabwo bigomba kwiharirwa namwe mufite amikoro kuko nubundi wowe ufite amikoro uzagenda uvuza umwana wawe muri rehab ariko ariko ku mugoroba ngewe umwana wanjye aza gutere ntabwo ari banamenye no kwivuza ku mugoroba ngewe umwana wanjye aza gutere leta izahindukira ivuga iti bya bigo koko birakenewe ubundi umukire wa nyawe n'umuyobozi wa nyawe nanyura no ku muhanda akabona wa mwana yita ngo Marine nta n'umwana w'umunyarwanda agombye kwitwa Marine ngo umwuzukuru wa Sekibi ntabwo byari bikwiye ajya amenya ngo uri umwana wanjye nasize mu rugo uri muri Green Hills uri handi bishyura miliyoni 720 ku mwaka nazaturana n'uwanjye bazaturana gute wihiye shusho yabo baturanyi babiri uzi igisubizo uzaba wakibonye ubwo keretse niba byo muri Afrika y'Epfo aho hari abantu bamwe batemerewe kujya muri ariko nabwo ibizaba nabyo abazaba amateka bazayabara so ubwo rero icyo kintu cyo kongera ibi bigo no kugabanya ikiguzi gigenda ku bantu bafite ibyo bibazo ngira ngo ni ingenzi ariko ikindi Clement no kwamamaza ibintu nk'ibi ngibi bituma abantu bishora muri iyo mikino yitwa y'amahirwe barabyamamaza buretse gato izo nzoga barazamamaza hanyuma bigafatirana na bya bibazo kamere karemano z'abanyarwanda nkubwira nti igihe kirageze ngo igihugu gishora imbaraga mu kubaka abantu kubera ko abantu nibo bintu kubera ko niyo mikino y'amahirwe yego irahari ariko u Rwanda sakarwa ko n'ahandi hose irahaba ariko ibintu byose iyo bigiye kuza biranza bikareba n'imyumvire y'abantu imyumvire abantu bari kuri rwego rw'imyumvire batekereza gute bafite ubuhe bushobozi bwo gutekereza umunyarwanda ntabwo ari kuri urwo rwego rwo gutekereza benshi yuko agomba gukoresha yandi yari gupfa ubusa yasagutse ibindi byose yabirangije ntabwo bari kuri icyo kigero cyo gutekereza gutyo wakabigishije kandi niwe ubashoramo aho ngaho none se ubwo urumva bazavugirwa nande babaye wa mwana w'intabwa ni wowe ubivuze Alex mureke dusoze asante sana dusoreza aha twaganiraga kuri kesi ya Shadia wenda ntabwo twamuganiragaho we kuko nta muco tugira kuganira ku bantu twaganiraga ku byo yisanzemo twe tugira umuco wo kuganira kuri sosiyete n'ibyafasha sosiyete ikindi twongeyemo ni uko twanaganiriye no ku mikorere abantu benshi badasanzwe bazi y'icyo kigo bumva ngo rehabilitation center ihuye amafaranga bishyura uko bafashwa ikiriho nuko wowe ujyayo niwo ufite n'umuti mu biganza byawe yego hanyuma bimera nkaho kwa kundi wajya kwa muganga akakubwira ati genda wigurire imiti uze nkwereka uko uyikoresha yego ikindi ibingibi bibera isomo abo basireye queens bandi sinabo bonyine abastari babe mu rumuri koko rwo kumurikira rubanda apana ariko ibyo nabyo bizava mu burere n'uburezi buboneye muri sosiyete tubamo yego reka dusoreza aha wakoze cyane ndasenga Clement yego harimo n'uvuga ati na Emeline yagiyeyo yego nawe yagiyeyo hariya nyine Emeline wa undi ishanga irinike ntagariye no kubeshya yego Nyembo niwe Emeline ni Nyembo niwe byo mwamenye ko ntagariwe Nyembo niwe
Emerine oya Emerine wandi wajyamwe muri rehabilitation usigaye ubwiriza muri mashusho no byabona ari kubwiriza ngo yarakishijwe n'iki ya nayo ni depression nabyo bazakurikirana nabwo ariko yabikira byose. Akoze cyane akoze nawe. Asante sana. Alexis nawigenera. Akoze cyane. Akoze namwe abari badukurikiye dushimire n'umuvandimwe wanyuze muri rehab yahuye waduhaye amakuru make kubijyanye n'imikorere yaho niba ngombwa atwemereye twazanaganira nawe akaduha idonido kubiberayo ndetse n'uburyo bw'imikorere yaho kugira ngo abanyarwanda nyaboneka twivure natwe. Mwakoze. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze. Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano mwaba mushaka ikibanza cyo kugura inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano mwaza nkakwereka. Dore hano hari inzu niriya ni inzu ariko hariya hari kibanza na hararugore kibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka urabona hana hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo serivisi zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784733341 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. Ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo.